gukunda igihugu n'ibyo byaranze urubyiruko nyine rwari ruriho, rwatumye rugera ku byo twagezeho. Ari urubyiruko ari n'abakuru, kwari ugukunda igihugu, baritanga baragiharanira. Muri iki gihe rero igihugu aho bakirwanya, barakirwanyiriza muri za social media, bagiharabika, babikora byose. Urubyiruko rero gukunda igihugu ni uguhaguruka bakarwanya abo ngabo baharabika igihugu, bandika, babanyomoza, berekana iby'ukuri igihugu gifite, ndetse n'abakuru nabo bakabyandika. Noneho urubyiruko rukajya rubona aho rubikura, bisubiza ibyo bibazo byabo, cyangwa wenda bakabwira abandi baharabika igihugu bati nimubirebe n'aha byanditse neza, bimeze bityo. Rero inama nabagira nk'urubyiruko, mugira amahirwe. Urubyiruko muri iki gihe mufite ibyangombwa byose, igihugu uretse kubarera kandi kubarera neza, kinabaha n'umwanya wo kuyobora hamwe n'abandi, guhera ku isibo, ku mudugudu, ku kagari, ku murenge, ku karere, mu nteko ishinga amategeko, ndetse no muri guverinoma. Urubyiruko rurahari aho hose, rero ruragenda ruyoborana n'abakuru. Inama nabagira rwose ni ugufata ayo mahirwe bakayagira ayabo.